Ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbite. Turabasuhuje, slogan yacu ni iyi: twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Byari mu kiganiro ku Isimbi TV, witwa Murungi Sabe yari yahostinze umuvugizi wa polisi y'igihugu Boniface Rutikanga. Nibwo bagiye baganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ku byamamare. Urumva nibyo bintu tuba tuje gukomozaho cyane. Dusubije amaso inyuma gato, muribuka ko mu minsi itambutse umuhanzi bita Ariel Ways ndetse na Babu batawe muri yombi kubera gukoresha ibiyobyabwenge. Ni inkuru yasakajwe na polisi yacu y'igihugu ko bamaze gutabwa muri yombi. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagenda babiteraho komanteri nyinshi cyane, abavuga ati bakoresha ibiyobyabwenge, urumogi rwinshi cyane, bakavuga ati ni depression y'abantu yabataye nyine imaze kwarika mu bahanzi cyane. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagenda babivuga uko bishakiye, abandi babisesengura uko bashaka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda nibwo yavuze ati witwa Ariel Ways ndetse na Babu n'undi mukobwa n'undi bari kumwe muri iyo kesi, babafata ntabwo ari cyo cyari kigamije, cyangwa ntabwo ari cyo polisi cyangwa na RIB yari yahurujwe cyangwa yahamagawe, ahubwo ngo ni ikibazo bari bafitanye na landlord aho baba muri apartment. Niyo mpamvu abantu ku mbuga nkoranyambaga bavuze ko polisi yabafashe gatya kubapima kubera ko babonaga ukuntu bameze kutameze neza, none barangije babibasangamo babajyana muri rehab, bajya none ariyo minsi bagiye kumarayo. Ariko ubu tuvugana bamaze gutaha. Ariko ikiza umuvugizi wa polisi impamvu aba yabigarutseho, abagira ngo ko byagiye bisirikizwa ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo bijyeho umucyo, none binabere isomo abandi basitari cyangwa ibindi ibyamamare cyane bikoresha social media, mbuga nkoranyambaga, kugira ngo twirinde kwishora muri ibyo biyobyabwenge. Ubwo icyo gihe bajyanwe muri rehab, byaramenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bavugaho, ariko abantu benshi babivuga mu buryo bwabo ko bananiranye, bavuga ati babafashe ngo bari kunywa inzoga, basinze, bari kurwana, ariko cyari ikibazo bari bafitanye na landlord wabo. Reka tubanze tubisobanukirwe muri ubu buryo umuvugizi wa polisi ICP Boniface Rutikanga yabitangarije Isimbi TV. Ariko hari n'abagiye bagaragara ko bakoresheje ibiyobyabwenge, polisi bikavuga ko bari muri polisi, hakagira comment mukora bigahita birangira bimenyekanye ko bafashwe koko kandi batarahamwa n'icyaha. Hari nka Babo n'undi mukobwa witwa Ariel Ways, ngira mwabivuzeho. Ariko buriya impamvu twabivuzeho, bari abo twabafatiye ubwo bari bavuze ikibazo cyamaze gusohoka. Rega uzajya umenya n'impamvu nabo ngabo bari abantu aho bafatiwe nibyo barimo. Icyambere, ntabwo ikesi bari abantu ko ari batatu buvuze tubafata, ntabwo duhuruzwa, ntabwo polisi ihamagazwa. Hari ikindi kibazo buriya polisi ije kureba isanga hari ibindi, none umuntu akanura uburyo avuga, tubareba tuvuga ati no abantu, maze hari ikindi kintu kiro kibayobora. polisi irakumira kupima dusanga yene uko bimeze. Ariko mu by'ukuri buriya kuri kesi y'abari abana ari Ariel Ways, uriya Babu n'undi umwe ntibuka izina, bari batatu. Burya hari ikindi kibazo bari bafatanye none nakwita landlord wabo muri apartment. Cyari ikibazo ntashaka kuzamo aka kanya kuko cyateza ibindi bibazo. Ariko mu by'ukuri intervention ya polisi ihagera na RIB yahageze atari ukubera kiriya kibazo cyaje kuvugwa, hari ikindi cyari gihe. Mu by'ukuri ufashwe na polisi mu muhanda yakoze icyaha runaka cyangwa yakoze ikosa, sinzi icyo mwita icyaha n'icyo mwita ikosa mu muhanda, ntabwo gashyirwa mu itangazamakuru. Mu by'ukuri ibintu byinshi uretse yenda wagonza akica,
bishobora akirukanka bishobora kwitwa, impamvu bishobora kwitwa bigomba kuba qualified n'amategeko. Ubundi ibintu byinshi amakosa menshi ibibera mu muhanda byinshi n'amakosa. So nizere ko mwabyumvishije, uwo ngo ni umuvugizi wa polisi kabisa ubwo yabitangarizaga Isimbi TV. So tugarutse muri komanteri z'abantu ku mbuga nkoranyambaga, muribuka yuko bakimara gutangaza ko umuhanzi Ariel Ways ndetse na Babu bamaze gutabwa muri yombi, abantu benshi bagiye bikoma ibintu byinshi bakavuga ati bafite ibintu byabo bahuriyeho, ati ibiyobyabwenge byinshi, ati bamwe babafunge, abandi babajyanwe kubapima, abandi babajyane muri rehab barebe ubuzima bwabo, abandi bavuga ibintu byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ese akantu ngira ngo tuganire muri comment, showbiz yacu ukuntu yubakitse twese turayizi, ni ugusebanya, ni inzangano ndetse n'amagambo atari meza. Ku bantu nagiye mbona baharabika bano bakobwa bavuga yuko imico yabo n'ubundi idahwitse muri sosiyete nyarwanda, abenshi ngo ari ugukoresha ibiyobyabwenge kugira ngo bamere neza, ngo amafaranga yarabuze, akazi karabuze, ibintu byose byagiye biba binini bisakara cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ese nk'uko abantu benshi bagiye babaciraho iteka ati abana b'abakobwa bamaze nyine kubatwa n'iki kintu, ariko abenshi bakagenda banabasebya mu buryo bumwe cyangwa ubundi icyo kintu kirakwiye? Niba kuko n'umuntu yaba yagaye no muri iyo case, yaba ariyo gukoresha ibiyobyabwenge, yaba ariyo runaka kanaka yaba yaguyemo, ni ngombwa kuza ku mbuga nkoranyambaga tubyenjoyinge, twumve ko ari surprise, twumve ko ari ibintu byahatari twagakwiye kubyinagirana. Nagiye mbona abantu benshi bagenda bakora inkuru n'ubundi basa nkaho babata mu cyo, bavuga ati bano bakobwa n'ubundi ntabwo bashobotse. Kubera iki izo comment, izo nzangano, ubwo bugome aricyo kintu cyagiye kigashinga imizi ku mbuga nkoranyambaga, ko abantu benshi bagiye baciraho bano bana b'abakobwa akazi. So rero icyiza nuko twabivamo, icyiza nuko nanone bamaze gutaha bameze neza, bari mu miryango yabo. So tunashyigikire n'imiziki yabo, yaba Ariel Ways yasohoye album ndetse n'uwitwa Babu nawe afite imiziki myiza ya dance, kugira ngo twubake showbiz. Burya nta muntu utagwa mu cyaha cyangwa mu bishuko, kandi umuntu ukora wese aba agomba kugwa akongera agahaguruka. So ubwo yari umuvugizi wa polisi ubwo yabisobanuraga neza mu kiganiro ku Isimbi TV, uko abantu benshi bagiye babifata mu buryo bwabo, ariko iyo bigiyeho umurongo aba ari byiza kurushaho cyane. Rero niyo mpamvu mba ngira ngo twiyubakire showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamira ndetse no kwangana ndetse n'ibindi byinshi cyane, kugira ngo twikorere byiza cyane muri runo ruganda rwacu nyarwanda. So ni byiza tuganira amakuru y'imyidagaduro, turi kumwe. Ciao ciao.